Reka nizere ko mumeze neza mboneraho no kubaha ikaze mu kiganiro The Story Time mukurikira kuri channel ya YouTube ya DSP TV. Sako mbere na mbere ndabanza gusuhuza buri muntu wese aho aherereye ku bari mu ntara y'Amajyaruguru, ubwo ndavuga bari za Burera, za Musanze, za Gakenke, za Rulindo, Gicumbi ndetse n'abari mu ntara y'Amajyepfo, ubwo ndavuga za Muhanga, za Ruhango, za Nyanza, abari za Huye, abari za Gisagara, ngaruka no ku bantu bari mu burengerazuba bari za Rusizi, za Rubavu mwiyumve, za Nyamasheke, za Rutsiro, za Ngororero, za Karongi ndetse n'abantu bari mu ntara y'Iburengerazuba, ubwo za Nyagatare, za Rwamagana, ku bantu bari za Ngoma, za Kirehe, za Bugesera ndetse ntibagiwe n'abari mu mujyi wa Kigali, ubwo ndavuga bari za Nyarugenge, za Gasabo, za Kicukiro. Mwese nizere ko mumeze neza, abo n'uturere ntavuze mwese abantu baturimo nizere ko mumeze neza, abadukurikira bari hanze y'igihugu namwe ntabwo twabibagiwe, tubaye ikaze. Abantu bari muri Canada, abantu bari za Australia, za Russia, abantu bari za China, abantu bari za Swede, mwe aho hantu hose ni ahantu nzi ko hari abantu banjye baba bankurikiye tanu kwa tanu. So reka mbaye ikaze kandi nshimira cyane abantu mwamaze gukora subscribe n'abatarayikora, mbabwira ngo akandi kanya mukore subscribe ubundi mukore kukazogera mujye mubona notification y'ikiganiro uko kizuba. Ntabatindiye rero, uyu munsi tugiye kuvuga ku nkuru nk'uko maze kwimenyera. Ubundi The Story Time ni ikiganiro kiba kivuga ku nkuru, aho tukubwira zimwe mu nkuru tuba twaragusomeye mu bitabo bya kera cyangwa se iby'ubu, amafilime, nyine tukubwira inkuru zituma umera neza mu mutwe, zigufasha kurelaxinga ukumva uratuje. Ntabatindiye rero, reka ntangire n'inkuru yacu y'uyu munsi. Inkuru yacu y'uyu munsi rero tugiye kubabwira ku bushuti bw'inyamaswa ebyiri, ubwo ndavuga impyisi na bakame. Ndaje nkubwire ukuntu byaje kuba byaba inshuti n'ukuntu kimwe cyaje kuba cyahemukira ikindi, ubushuti bwabo bukarangira. Uraza kumenya uko bwarangiye, se bariyunze, barashwanye, byagenze gute, byose uraza kubikurikira muri kino kiganiro. Reka dutangire. Umunsi umwe rero urukwavu rwaje kuba inshuti n'impyisi cyane, biracudika koko, hahandi uvuga ati ibi bisimba, ibi bikoko birakundana cyane, ko n'abantu benshi barabimenya yuko izo nyamaswa zakundanaga. Ubwo urukwavu rero rubwira impyisi ati inshuti yanjye uzaze kunsura, nzakwitegura, nzakwakira, nta kintu uzambura nugera mu rugo. Impyisi iravuga ati bakame inshuti yanjye, nakwanga kugusura gute kubizi, ati ahubwo wowe mbwira unshaka ryari, reka duhana umunsi. Urukwavu ruravuga ati noneho ku cyumweru ikigoroba uzaze, nta kibazo, nzaba ndi mu rugo. Impyisi iravuga iti gahunda turayihanye, ubwo nanjye ku cyumweru nta yindi gahunda nzafata usibye gahunda yawe. Byemeranya ko impyisi izajya gusura urukwavu ari ku cyumweru. Ubwo icyumweru cyaje kugera, bakame irashyashyana ishaka amafunguro izakiza impyisi. Nyine nk'uko uzi iyo ufite inshuti yawe nawe uyishyashyana ugakora hirya ukavuga ati uyu munsi ngomba gushimisha inshuti yanjye nkayemeza, niko n'urukwavu narwo rwabigenjeje. Amasaha yaje kugera rero, impyisi iraza yisura bakame irayakira, yicaza mu nzu nziza yatunganyije, yakoze isuku, hasa neza. Irangije nyine iyiha ikaze, irayibwira ati noneho karibu ku meza, mbere ko tugira ikindi dukora hari amafunguro naguteguriye aryoshye cyane, reka tubanze turye. Ubwo impyisi yabyumviye vuba, iyo bavuze kurya nta muntu udakunda kurya, tuhita wumva nyine akantu ko kumwenyura hafi aho. Impyisi yegereye ameza, bakame izana ifi yakaranze neza iryoshye pe, ishyira ku meza, impyisi itangira kurya. Iyi mpyisi yumva biraryoshye, iravuga ati mana we, ati baka tumva ndagukunda nkabura uko ngira, ati si ibiryo waneguriye byitwa ngo iki? Bakame ati se urumva biryoshye? Impyisi ati umva biraryoshye ahubwo cyane pe, sinzi uko nabikubwiye ko ndumva biryoshye. Urukwavu ruravuga ati urakoze cyane kunshimira, ati nawe nabiguteguriye kuko uri inshuti yanjye, niwe nta kindi gisimba nategurira ibintu nk'ibi atari wowe inshuti yanjye. Impyisi irayishimira, ariko irayibwira ati ukaza kunyereka ukuntu wabiteguye n'aho wabikuye.
urukwavu ruravuga ati rega nshuti yanjye ntabwo bigoranye, noneho ku muntu nkawe ufite umurima uteyemo ishyamba ringana kuriya ntacyo rikumariye, ati ndakubwira uko ubona bino bintu. Impyisi iti wintindira ahubwo mbwira nabibona gute. Urukwavu ruti wowe ntugire ikibazo, wowe genda uteme ririya shyamba, hanyuma aho riteye uhacukure icyobo kinini umenemo amazi, ubundi numenamo amazi nyuma y'iminsi 3 bino bisimba bizaba byajemo, nyine ni ubwoko bw'ibikoko, ni ubwoko bw'ibisimba bwita amafi, bizaba byajemo, ubundi uzayaroba hanyuma nze nkwigishe uko bayateka. Impyisi iravuga iti baka uri inshuti yanjye nicyo nkukundira, nta kintu ujya umisha, ungira inama nziza. Ati reka ngende nanjye mbikore, nanjye ndabizi ko nuza kunsura nzagutekera nanjye uzishima. Urukwavu ati oh nta kibazo rwose Mpyisi, nanjye bino biryo ndabikunda, nubinekera dusangire twishimye nta mutima mubi. Impyisi iti nta kibazo. Ubwo impyisi yavuye kwa Bakame yegereye iwayo, ifata ishoka, ifata umuhoro, yikoza mu ishyamba, iraritemagura ibiti byose ibishyira hasi, umva nta n'icyasigaye gihagaze, maze irahacukura, icukuramo icyobo kinini nk'uko urukwavu rwari rwabikibwiye, irangije imenamo amazi menshi, iravuga ati kanegereze iminsi urukwavu rwambwiye, ibikoko bizaba byamaze kuzamo, amafi azaba yamaze kuboneka. Ubwo umunsi wa mbere aryamye, umunsi wa kabiri ntiyasinziye, ku wa gatatu ubwo yaravuga ati umva umunsi wa gatatu uragira ryari koko, mbese byapfuye kugera iminsi 3 yuzuye, ijya kureba icyobo cyayo ngo irebe icyajemo. Igezemo yatunguwe no gusanga nta fi n'imwe yajemo, ahubwo hajemo ibintu by'imihini n'ibintu bw'ubukeri utamenya. Impyisi yarababaye cyane, ariko iravuga ati reka ndeke, wasanga narabikoze uko Bakame itabimbwiye, ahubwo reka nsubireyo njye kwibaza impamvu ki ibintu bitajemo. Ubwo impyisi gufatira inzira no kwa Bakame irasuhuje iti yemwe abanga. Bakame ati erega turahari. Impyisi ati ni karibu, ati nimwinjire nta kibazo. Ubwo impyisi irinjira, igezeyo Bakame iha agatebe. Impyisi iti ariko nubwo uri kumwe ntabwo nari nje kwicara, hari icyo nje kukubaza. Urukwavu ruti yewe mbere yo kugira icyo mbaza reka mbanze ngira icyo nywa, turumva n'icyaka cyose uzanye n'iki byose, ati oya turaba tuganira, umbwira icyo ushaka kumbwira ndahari, ati ahubwo reka mbanze nkuzimanire. Ubwo urukwavu rwikoza mu cyumba, ruzana agacuma karimo inzoga irimo ubuki, maze ruhereza impyisi, rubanza gusoma ariko ruhereza impyisi ati ngaho ica akanyota. Impyisi ngo isomeho noneho yego kumva ijya mu biciro, avuga ati ariko se kuki buri gihe untungura ukankora surprise nziza, ati noneho se ibi ngibi ndamenya ari ibiki mana, ati noneho biraryoshye, ati aya mazi aryoshye gutya uwo yavomye Bakame. Bakame iravuga ati rega nshuti yanjye njyewe nta kintu wamburana, ati ariko njyewe uransetsa, ati naya ngaho humura ndakubwira ukuri buyabone. Impyisi iravuga iti koko Baka ntago mbeshya, iravuga ati njyewe humura ndakubwira ukuri buyabone, wowe banza wica akanyota. Impyisi yaranyweye iranasinda, urumva byose bihuza urugwiro, biraseka birishima. Amasaha yo gutaha impyisi ageze, abwira urukwavu ati ariko Bakame inshuti yanjye urabizi ndagukunda, ati kandi wakoze ndagushimiye kubwa buri kimwe, ati ariko nyine ndashaka umbwire uburyo nanjye nabona amazi nk'aya ngaya ko nayakunze. Bakame arabwira ati rero iyi ngiyi ni inzoga, ati ariko ndakubwira ukuntu uri bugende ukayikorera nawe, ukajya uyinywa igihe ushakiye ugaha n'abashyitsi bawe. Iyi mpyisi ati nicyo nkukundira, ati ngaho mbwira nguteze amatwi. Bakame iti genda ujye mu rutoki rwawe, ati ziriya nsina zose uziteme, ati nurangiza amakaka amarajya zivamo ushaka ikibindi kinini uyashyiremo, hanyuma uyatereke ahantu mu kabindi, ubundi utegereze icyumweru ko gishira, hanyuma uzagende unyweho uzumva biryoshye gutya. Impyisi irayishimira ahobera Bakame aravuga ati umva urakoze, ubundi niwe wanjye nta nshuti yakuruta. So ndaje ngaruke nkubwira uko byaje kurangira. Isi impyisi yaje kubona inzoga nk'iyo Bakame yari yisomejeho, cyangwa byarangiye nabyo byanze. Ndaje mbikubarire ukuntu byarangiye, nicyo ndi hano ngo mare, ndi hano ngo mumare irungu nkubwire buri kimwe. Yes,
ariko mbibutsa ko hano ari kuri Diespa TV aho mukurikiye ikiganiro The Story Time, tuba tukubwira inkuru zigiye zitandukanye, twongera gushimira mwe mwamaze gukora subscribe n'abatarakora subscribe, mbabwira ngo iki nicyo gihe mwayikora mukakora share ndetse mugashyiraho comment mukatubwira ati uzatugeze inkuru nk'iyi ngiyi niyo dushaka, cyangwa se ubikora nabi ukora neza nyine mukatubwira ibitagenda neza n'ibigenda neza, kugira ngo tujye tubona uko tugenda duteza imbere ikiganiro tuzamura twongeramo n'ibitekerezo byanyu. Urumva ibitekerezo ni inyamibwa kandi turabikeneye cyane. So n'abantu mukora like turabashimiye, bituma tubona ko mukunda ibyo dukora natwe bikatwongerera imbaraga zo gukora. Noneho abakora share noneho bo turabashimiye by'akarusho kuko mudufasha kumenyekanisha ibintu byacu bikagera no ku bantu benshi. Nimba ufite inshuti yawe ukumva story irakuryoheye, please yisharinge nayo ize yiyumvire, ariko nayibwira ati uze no gukora subscribe kugira ngo dukomeze tubahereze ibintu byiza kandi bishimishije. Nari ndimo rero nkomeza mbabwira ubushuti bw'impyisi n'urukwavu. Nuko rero impyisi yaje kugenda ijya mu nsina irazitemagura nk'uko urukwavu rwari rwabibwiye, irangije amakakama yashyira mu kibindi iratereka, mbese yakurikije inama zose za Bakame nta n'imwe ivuyeho. Irangije iravuga iti reka ndindire iminsi Bakame yampaye ndebe yuko bizaba byakunze. Ubwo umunsi wa mbere warangiye, wa kabiri, wa gatatu, icyumweru kirashira, impyisi n'ifemba n'amatsiko yaje kujya kureba muri cya kibindi, iravuga iti reka nsomeho. Imva ifata agakombe iradaha isoma, umva igisomaho ibyayibayeho n'akasamutwe. Yasomyeho ururimi rurababuka imera ukuntu ivuza induru, iravuga ati ariko kariya kantu mbare karambeshye, ndagenda ntemagura ishyamba ryanjye nta cyajemo, none dore n'ibyo imbwiye ninjye se ubikora nabi cyangwa atari ku uyu munsi ninjye nawe henga nze turabonana. Impyisi n'uburakari bwinshi yafashe urugendo ijya kwa Bakame, iragenda nta no gusuhuza, yahise igenda yinjira mu gipangu. Ubwo ibona Bakame ntabwo iri kwibona mu nzu, irashaka hose, bigeze aravuga ati mbese Baka urahari? Bakame yumva impyisi ivugira inyuma aho yari yibereye ku cyuzi cyayo cy'amafi iri kuroba, iravuga ati rega ndi hano inyuma. Impyisi irayihasanga yitegereza Bakame ukuntu iri kuroba, ireba ukuntu amafi ari meza, ihita iyifatisha mu mufuka nta no kuyibwira ikiyigena. Bakame ise ko harakaye byagenze, impyisi iti igihe wahereye umbeshyera, ati ndakurambiwe, ati henga nze nkwereke, njyewe ndagiye ngiye kukuroha, ati njyewe ibintu nkorera ntago ukwiye kubinkorera inshuti yanjye. Urukwavu ati ariko reka ngusobanurire, nshyira hasi ngusobanurire. Impyisi iti ntacyo nsobanura, njye narambiwe Baka tugende. Ubwo impyisi niko kubangatana agafuka igiye kuroha Bakame, ariko ku by'ibyago yageze mu nzira yibuka ko yibagiwe ikijigo, yibwo nyine n'inkono yayo y'itabi yari yitaye kwa Bakame. Yasubiye inyuma igiye kuyizana, ifata agafuka kari karimo Bakame ikatereka ku muhanda, iravuga ati ndagaruka nkafate n'ubundi ni hafi. Impyisi igitirimuka ingeragere birahaciye. Ubwo Bakame nayo yariho yizunguza ishaka ukuntu yasohoka muri uwo mufuka, ariko byayinaniye. Ingeragere ibona ikintu kimwe kirizunguza mu mufuka, igira amatsiko igenda iyegera, ikora ku mufuka. Bakame ati ninde? Ingeragere ati Baka, ati ni wowe? Bakame ati ni njyewe. Ingeragere ati se uramara iki muri uwo mufuka Bakame, ko nawe amashyengo yawe ari umunsi? Urukwavu ruti umva ati sha ati ubusinzi icyo nakubwira, ati gusa ati baranjyanye ubu ngiye kuba umwami wa turiya dusimba tuba hariya, ati ugiye kubura inyamaswa zo ku mugezi, ati mbese ubu ngubu ngiye guhindura ubuzima. Ingeragere ati ko sha Bakame, atariko sha Bakame ati suga amahirwe nk'ayo ngayo wayavanye koko, ati umva ati ni ukuri pe, ati uzahirwe, ati ni byiza gusa ugira amahirwe adasanzwe, ati nanjye nakifuje kuza kuba mu bwami bwawe ubwamuyoboye. Bakame iraseka iti umva ati nubwo warega banjyanye rega sinshaka kugenda, ati none se ugira ngo ndabishaka? Ati wapi, ati njyewe baranjyanye ngo mfite ubwenge bwinshi ngo nabasha kuyobora inyamaswa, atari ko simbishaka. Ingeragere iti ariko Baka uti ntukabe umupfapfa ukitesha amahirwe nk'ayo. Bakame iti se nimba byakunda gukaza ukibera njyewe wenda ko wari we batwara. Ingeragere iti Baka ati utabishaka reka tugurane, njyewe nigiye muri uwo mufuka banjyanye.
urukwavu rucyumva ingeragere iryo jambo ruvuze ruba ruryumvishe nk'ejo ruba ruvuye mu rurabwira ati umva ati ngwino ujyemo nta kibazo ndemera nguhe ugende wibera umwami n'ubundi rega njye sinkunda ubuzima buhenze njye nikundira kubaho ntuje niririra utuntu nyine turi aho turyohera ariko sinkunda kujya kuyobora sinkunda ubuyobozi ingeragere ati njye nikundira kuba ndi umuntu urenze mfite amategeko mfite n'abanyubaha pe n'abankorera ubwo Bakame iti okay ngwino ujyemo niko kuva mu mufuka ishyiramo ingeragere irangije irayihambira koko ihambira umufuka ku buryo itari no kubona uko izunguza amatwi ngo ibe yabasha kuvuga ubwo irangije ibiriyirukira imaze kwiyirukira impyisi nayo yaragarutse kameme urumva yari ije gufata Bakame ngo itware kuyiroha igera aho yasize Bakame iterura cya gifuka irakibangatana irakomeza gusa ntiyabanje kureba ikintu kirimo ariko igenda yivugisha ati uyu munsi baka ntuncika ndakuroha ati mba ntugaruka iwawe ingeragere ngo ite mu matwi amagambo y'impyisi ubwoba burayitahishya ubwoba iravuga ati erega ntabwo ndi Bakame ngende ingeragere impyisi ntiyayumvishe ati baka ubwenge bwawe narabumenye uyu munsi ntacyo uri bumbwire ubwo niko Bakame impyisi niko kugenda n'umujinya mwinshi iroha agafuka mu manga y'umusozi ngo po epfo yo ngiyo mu manga nyine umugezi urayitwara ubwo ingeragere agiye uvuza induru nyine isezera ku isoko nguko ubwo impyisi rero nayo yagarutse yishimye ivuga ati umva ati bya Bakame bibaye byanjye ati ndaje ngende ndya ariya mafi ubundi mwe na ya nzoga ati umva mbese ati Bakame ubinyisezeyeho ubwo yaragarutse yishimye igera mu rugo ariko itungutse kwa Bakame yakubiswe n'inkuba baza ngo yari ibonye iki yabonye Bakame yicariye aho ku cyuzi n'ubundi ari kuroba nta n'icyabaye nta n'ubwoba afite impyisi yibonye avuga ati bigenze bite buriya siwe mvuye kuroha mu kanya impyisi yibuka ukuntu yajyanye Bakame ukuntu yayiroshye yumva ntibishoboka ubwo urukwavu narwo rubonye impyisi ruti warupyisi utanyegera uti ntiwegerana n'abantu bavuye ikuzimu wowe ati ngende uwo mupfu kandi wowe uracyari umuntu muzima tubwo rero ntunyegere impyisi byarayirenze iriruka cyane iravuga ati ego ati nta nubwo nzagaruka ati kari akantu ni akazimu impyisi yagiye yiruka ubwo nyine Bakame ubwenge bwayo nuko bwaje kuba bwayikiza gusa nubwo yarize ubwenge ariko urumva yari ifitemo n'akantu k'ubuhemu kurumva yahombeje impyisi yari ishyamba yaritemaguye ari urutoki yararutemye kandi ibyo yashakaga ntiyabibonye so hari inshuti tuba tuzi ko dufite nziza ariko nta keza kazo zitatwifuriza n'ibintu byiza kandi twebwe tuzifata nk'inshuti zacu z'akadasohoka tubona ko ari abantu b'inshuti zacu magara so tujye twiga kumenya abo tugendana tumenye kumenya inshuti zacu abadufitiye akamaro n'abatadufitiye akamaro nuko tubitwaraho reka mbashimire rero nshuti bakunzi ba Despa TV abo twabanye muri kino kiganiro mbabwira ngo ikiganiro cyacu nakagaruka mwakoze cyane kubana natwe kubakoze subscribe mwakoze kubakora share kubatanga comment mwese turabashimiye kandi buri muntu wese ari mubwira ngo komeza ugubwe neza mva sinzi ko navuga ariko ndabakunda abashuti banjye abafana banjye mwese mumba ku mutima muri inshuti zanjye ariko nizere ko hatarimo abafite ubushuti nk'ubw'urukwavu ubwo rero reka mbabwire ngo reka tuzongere tubane ubutaha nkubarira iyindi nkuru ubwo ikiganiro cyacu nakagaruka ciao ciao Imana ibarinde.